data wa twese, muremyi w'ijuru n'isi, Imana nziza, murengezi umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba, twongeye kugushimira ineza yawe Imana, urukundo rwawe, umugambi wawe mwiza. Mana nushyirwe hejuru wamamare ku isi no mu ijuru, ibyaremwe byose niguhereza icyubahiro kandi bigufite. Ndagushimiye rero ngiye wiremeye uko ushaka, uko wabiganiriye. Rero ahantu ugiye kuvugira ijambo ryawe, abazaryumva n'abagiye kuryumva nibahabwe umugisha nawe, bagirirwe neza nawe. Imana mwana mwuka wera wabagotirwe n'umusore. Aya ni ahantu hagarika sana abadayimoni, imbaraga z'uburozi n'abarangi bazamedera kwisi utera kumisha bikurwa mu butware bwa Kristo Yesu. Ngoshyikiriwe hagati muri jewe, kandi mwuka wera gumaye nanjye gisabye nizeye muri Yesu Kristo Yesu. Rero turanezerewe, nezerewe umwanya mwiza, umwanya w'umugisha, umwanya w'umunezero wongeye kugarurirwa. Rero mu gihe ibyaremwe byose bifite umwuka bihumeka, bifite ubwoba, bifite agahinda n'akababaro, ariko cyane cyane bifite ubwenge, ndavuga umwana w'umuntu, ndavuga umuntu, kuko niwe uzagororerwa kandi niwe uri gutaka cyane kurusha ibindi byose byaremwe. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo uri kurira ukaba uri gutaka, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igira ibyo ikugarurira wabuze. Imana igira ibyo ikugarurira wabuze, wa mugabo we. Imana igira ibyo ikugarurira wabuze, wa mugore we. Imana igira ibyo ikugarurira wabuze, wa musaza we. Imana igira ibyo ikugarurira wabuze, wa mukecuru we. Imana igira ibyo ikugarurira wabuze, wa muhanuzi we. Imana igira ibyo ikugarurira wabuze, wa muvugabutumwa bwiza we. Imana igira ibyo ikugarurira wa munyamasengesho we. Imana igira ibyo ikugarurira wowe musore, nawe nkumi. Imana igira ibyo ikugarurira yemwe mwa rubyiruko mwe. Imana igira ibyo ibagarurira mwabuze, kuko hari byinshi mwaba mwarabuze, ariko Uwiteka ufite byose, umucamanza utabera, ugena ibikwiriye, kandi ujye ushumbusha nk'uko yashumbushije Yobu, agire iyo abagarurira kandi bibe byuzuye. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Luka. Igitabo cya Luka ni igice cya 7, turasoma umurongo wa 11 ugere ku murongo wa 15. Wumve neza icyo atubwira. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye, amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wapfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Uwiteka natubwirire neza. Iki ni igihe Yesu Kristo yari ari mu murimo, ari kugendana n'abigishwa be. Muri uko kugendana n'abigishwa be, hanyuma aragenda. Akigenda ahita ahura
n'umuntu wari ufite cyangwa abantu, ijambo ritubwiye yuko ngo yari umupfakazi, kandi uwo mupfakazi ikigaragara neza ni uko yari yarigeze kuba afite iki, umugabo, hanyuma uwo mugabo arapfa, amaze gupfa amusigira umwana umwe ngo w'ikinege, nawe uwo mwana umwe w'ikinege igihe kiragera arapfa. Ariko muri uko gupfa, amahirwe ya Yesu Kristo, amahirwe yo guhura na Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo agira imbabazi, ahura nawe, maze guhura nawe, ahuye nawe asanga umwana yari yapfuye, kandi se uwo mwana nawe yari yarapfuye. Maze wanyura mu nzira ari kumwe n'abigishwa be, ari kumwe n'abo bagendanaga bagiye mu murimo. Yesu utajya ubura uko abigenza, abari baherekeje uwo mugore harimo abariraga bababaye, ariko hakaba n'abandi bari bamuherekeje bamukwena, bavuga ati ngo byamera kose uyu mugore icyari kimubesheje muri rugo n'umwana, none umwana arapfuye, n'umugabo yarapfuye aramusiga, ariko aho igihe kigeze noneho agiye gusubira hehe, agiye gusubira iwabo mu muryango. Umugore afite agahinda, nyina w'umwana aravuga ati uko bimeze kose, umugabo twashakanye yarapfuye arasiga, none umwana aragiye, kandi umwana wari umbesheje mu rugo mu by'umugabo wanjye, atekereza uburyo ashobora guhita asubira iwabo, akumva ni agahinda gakomeye, aratangira ararira cyane. Ariko ari kugenda aherekejwe n'abantu benshi bagenda barira, Yesu ahageze arahagarara, ngo maze akora ikiriba, akora ku murambo, akora ku ntumbi bari bahetse bagiye gushyingura. Yesu natubwire neza, ndagira ngo nawe nkubwire, nkwibutse, ngusabe Kristo kugira ngo akore ku byawe wabonaga yuko byamaze gupfa. Yesu Kristo w'i Nazareti yongere akore ku byo wari uhanze w'amaso, kandi byakugirira umumaro, bikagirira umumaro n'abaturanyi. Yesu Kristo yongere abikoreho ibyo wabonaga yuko nta cyerekezo, ibyo wabonaga yuko byari birangiye, ibyo wabonaga yuko amahirwe arangiye. Yesu Kristo yongere aguhereza andi mahirwe ya kabiri, aguhereza andi mahirwe yo kugira ngo urusheho gushima Imana muri wowe. Kuko uriya mupfakazi yahawe amahirwe na Kristo, kuko uriya mupfakazi yahuye na Kristo, Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana, wa wundi wavuye mu ijuru akaza gushaka abarushye n'abaremerewe. Yesu Kristo wa wundi waje asize igitaramo, wa wundi waje kunga abantu n'Imana, yongere akore ku byawe mugabo byagaragara ko byapfuye.
Yesu Kristo w'i Nazareti yongera akore ku byawe mugore byagaragaraga yuko byapfuye. Yesu Kristo yongera akore ku byawe munyamasengesho, mubwiriza ubutumwa bwiza, munyempano byagaragaraga yuko byapfuye. Yesu Kristo yongera akore ku byawe wowe wamenye Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, yongere abikoreho, byongere bigire ubuzima buzima. Yesu natugirire neza kandi natwiteho. Wowe muririmbyi, munyamasengesho, mubwiriza ubutumwa bwiza, gera ubwire Imana kugira ngo yohereze Kristo akore ku byawe. Uko gutambuka kwa Yesu Kristo byatumye ahura n'uriya mupfakazi wari wapfushije umwana. Gutambuka kwa Yesu Kristo kwatumye asubizwa umwana. Yesu natubwire neza kandi atwiteho. Wowe rero ufite ibintu byapfuye, wibirekeraho byapfiriye, ahubwo fata ibyo byapfuye hanyuma ubiture Kristo Yesu. Fata ibyo byamaze gusinzira, ibyo ubona yuko nta mumaro bifite, hanyuma uhindure icyerekezo, hanyuma werekeze ku musaraba. Yesu natugirire neza, kuko ibyapfuye, iyo waramutse wamenye ko byapfuye, ukamenya yuko nta buzima bigifite, ukamenya ko nta cyerekezo bigifite, uhita uhindura icyerekezo, hanyuma ugafata inzira yerekeza ku musaraba. Yesu natugirire neza. Ubwenge bwawe ongera ubwerekeze ku musaraba, ubukure ku bidafatika, ubikure ku byishingikirizo by'isi, hanyuma ubyerekeze kuri Kristo Yesu. Yesu natugirire neza kandi natwiteho kandi naturengere. Hanyuma ahura n'abari bikoreye ikiriba, ahura n'abantu bari bikoreye umurambo. Ngo maze Yesu Kristo ngo maze ngo akoraho bakiri kugenda, kuko bari bamaze gusobanukirwa neza yuko ari Yesu Kristo, nabo ngo barahagarara. Bene data bavandimwe, itorero ry'Imana, abanyamasengesho, babwiriza ubutumwa bwiza, nimwirinde kwiruka, mwirinde gucika intege, ahubwo muhange amaso kuri Kristo. Wowe umaze igihe uzenguruka wirukanka ku bahanuzi, wowe umaze igihe wirukanka mu byumba bitandukanye, naho Yesu Kristo yahagusanga. We guma mu nzira yo gutegereza Yesu Kristo, guma mu nzira yo kurindira gushaka kw'Imana, guma mu nzira, kuko Kristo naramuka aje ntabwo azagutambukaho. Icya mbere ni uko ufite umutima wo gushaka Kristo. Icya mbere ni uko uzi neza yuko ibyawe byamaze gupfa kandi bigomba kuzurwa. Rero ongera ubwire Kristo yongere agaruke. Rero Uwiteka adushoboze. Rero hari abantu benshi ubwo bari bagiye gushingura, hari abantu bari bategereje, bagiye gushaka ikishyamba cyangwa gushaka imva, bari gucukura, bari bafashe ikiraka, bategereje bavuga ati aha noneho turongeye turariye, uriya mubyeyi agiye kuduhereza amafaranga yo gushingura umwana we. Hanyuma barakomeza bararindira, ariko ntabwo bigeze bamenya yuko Yesu Kristo ari mu nzira yo kugira ngo aze ahereze amahirwe ya kabiri uriya mubyeyi. Yesu natugirire neza. Baririmbyi, banyamasengesho, babwiriza ubutumwa bwiza, banyempano, ni amahirwe ya kabiri. Yemwe batuye isi mwese, yemwe abumva indimi zitandukanye, ni amahirwe ya kabiri. Umenye neza ko warasigaye, si uko warushije abandi gukiranuka, si uko warushije abandi gutungana. Pawulo yabivuze neza ngo icyatumye ubwoko bw'Imana itorero risigara ikerere, ngo si uko barushaga andi moko gukiranuka cyangwa gutungana, ahubwo kwari ukugira ngo batunganye ibisigaye bidatunganye. Nawe rero tunganya ibisigaye bidatunganye. Maze barategereza, abacukuraga
baraheba kubera ko yari yamaze guhura na Yesu. Yesu amaze kubwira, aramubwira ngo ndagutegetse, ngo hanyuma ngo byuka, ngo kanguka muhungu, ngo amaze gukanguka bamusubiza nyina. Haleluya. Amaze gusubira nyina, uwapfushije agenda anezerewe, hanyuma amusubiza iwe mu rugo. Haleluya. Bari bazi neza yuko uriya wapfushije bagiye kugabana ibye, bari bazi neza yuko ibyiwe bagiye kubitera imifungo imiryango isigaye, kuko nta wari warigize umucyura. Abari baramuretse ngo ahari ngo umwana namara gupfa wazasubira iwabo ngo ibintu byose babisubirane. Bene data bavandimwe, baririmbyi banyamasengesho babwiriza ubutumwa bwiza, wowe wumvise iri jambo, menya neza yuko iki gihe turimo ntabwo ariko abantu benshi bagukunze. Hari abaguhanze amaso bavanga ibyawe nyamara bagiye kubiteza cyamunara. Hari abaguhanze amaso bavanga ibyawe ngo ugiye kurwara urembe babigure. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igire ibyikugarurira wari waranyazwe. Imana nigira ibyikugarurira wari waranyazwe. Hanyuma uriya mubyeyi yagaruriwe umwana asubizwa mu rugo. Ese wowe muri uru rugendo mu gihe urimo uracyafite umwana? Akamaro ko kugira umwana tuba mu muryango, kiza cyo kugira umwana umufite baramuhagurukira bamwereka aho yicara. Umuntu ufite umwana baramuhereza ibyo kurya hanyuma na nyina akaboneraho. Umuntu ufite umwana ntabwo ashobora kwicwa n'imbeho. Umuntu ufite umwana arabungwabungwa. Yesu natubwire neza. Reka rero ijambo nakubwiraga nari nkunda n'ijambo rivuga ngo Imana igira ibyo kugarurira byawe wanyazwe. Haleluya. Hari ibyo wanyazwe ubinyagubire, hari ibyo wanyazwe ubinyagwa nta ruhare wabigizemo, hari ibyo wanyazwe ubinyagwa bakurenganije, hari ibyo wanyazwe ubinyagwa baguhohoteye. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo wongere ugume mu nzira. Niba waravuye mu nzira usubire mu nzira, ubwire Kristo ngo data ngarurira ibyo nanyazwe. Ibyo nanyazwe n'abanzi, ibyo bangambiriyeho n'ibibi ni byinshi, ariko Uwiteka agusubize ibyawe wari waranyazwe, kugira ngo urusheho kwishima kandi urusheho kuguma mu rugo, kubera yuko umwana niwe uzatuma mu rugo. Ndakubwira ngo udafite umwana ntabwo azaraga ubwami bwo mu ijuru. Udafite umwana ntabwo ashobora kuba mu rugo. Udafite umwana azajugunywa hanze, ahandi bazarira bakayekenyera amenyo. Udafite umwana nta mugisha afite. Udafite umwana ntabwo azicarana n'Imana ishobora byose. Bene data bavandimwe, ndabibutsa mbabwira ngo wongere Uwiteka umwizire, akugarurira ibyawe wanyazwe, kandi arabikugarurira ukuri mu nzira. Niba ukiryamye hahandi, niba ukiryamishije bya bindi byaboze, bya bindi byamaze gupfa, ntabwo Uwiteka ari bukugereho. Wowe urasabwa yuko wongera ugahaguruka ukagenda, ugashaka abahetsi, ugashaka abandi banyembaraga bakaguherekeza. Nubwo abaguherekeza bose atari uko bababajwe n'ibyawe, bababajwe n'amakuba n'akaga byakugwiriye, ahubwo harimo abagiye bishimye baguhenyera, harimo n'abandi bantu bagiye bababajwe n'uko ufite ibyago, ufite amakuba. Ariko humura, nubwo bimeze gutyo, Imana ntabwo yita ku mabwire y'abantu bakurenganya, ahubwo Imana yita ku gushaka kwayo, kandi ikita uko wayishakanye umwete n'umutima ukuze. Reka twongere dusenga Imana. Ariko Uwiteka akugarurira ibyawe wari waranyazwe, akugarurira ibyawe wari waranyazwe, kuko wabibuze kandi wabinyazwe nta ruhare wabigizemo. Data wa twese, Imana yacu bwite umurengezi umutabazi, abura kuboneka mu byago no mu makuba, ni wamamare mu isi no mu ijuru, ibyarenga byose yiguhereza icyubahiro. Pfukamirwa ushyirwe hejuru, indimi zose nizivuge ko wera. Nanjye umugaragu wawe ndetse n'abandi bene data bumvise iri jambo bashoboze kugira ngo Mwami Yesu Kristo
bagarurirwe mwami ibyo banyazwe, basubizwe nk'imbaraga, mwamubongerere, mwamubagure, kandi data wa twese bagaruke mu nzira. Dushoboye kandi twese ugirireho umugisha n'abaryumvise, tukwizeye mu twari wese unesha urakoze Yesu. Amina, amina, amina.